munsi w'ejo umuhango wo gufungura igikombe cya Afurika cya handball ku mugaragaro. Ngira ngo ku munsi w'ejo nk'uko ubivuga nibwo igikombe cya Afurika ku nshuro ya 27 umukino wa handball cyatangiraga. Ni imikino rero kubera mu Rwanda kuva ejo tariki ya 21 kuzageza tariki ya 31. Ku munsi w'ejo rero hategerejwe imikino igera ku 8 imikino rero shaka uhere ku bayobozi bafungura ku mugaragaro. Abayobozi bari bahariye bafunguye muri KHB na KHB Confederation Africaine ya Handball. Nibyo nenge kuvuga ejo nyine ni imikino 5 yategerejwe, hanyuma muri iyo mikino 5 by'umwihariko abenshi bategereje umukino w'u Rwanda wabaye ku isaha y'isambiri u Rwanda rukina na Zambia, ariko ndetse bategereje no muhango uko bivugaga wabaye ku isaha y'isa moya z'ijoro wabereye muri BK Arena. N'umuhango rero wafunguye ku mugaragaro by'umwihariko hari ndetse no mu bavuze amajambo yo gutanga ikaze mu ijambo nuvuga ngo hari perezida w'ishyira muri ry'umukino wa Federation mu Rwanda ni Twahirwa Alfred, ndetse no ku munsi w'ejo yaganiriye na Radio Rwanda baganira kuri iki gikombe cya Afurika. Hari perezida wa KHB cyangwa se impuzamashyirahamwe y'umukino wa handball hano ku mugabane Afurika ni Dr Amansour Alemu. Hanyuma kandi aba muri iyo confederation kuva 2008 nuvuga ngo nawe yarakabye imyaka igera kuri 10 nkabaye isaha yato imyaka 18. So noneho ku mugaragaro rero ikaba ari irushanwa ryafunguwe na honorable Neri Mukazera, akaba ari minister wa ministeri ya sport, ndetse yewe nkuko na Rwangara yabigarutseho tukaba twatanye n'ubundi mu muhango cyangwa se mu mbyino gakondo. Icyo nakunze nuko bivango ibigo 16 byose baserukaga mu mbyino gakondo zabo ndetse n'imyambarire ya gakondo. Nabo ruvuga gusa ngo twebwe twagaragaye mu myambaro ya Kinyarwanda, we nuvuga ngo ibihugu byose kwa 16 baserukaga, nuvuga ngo idarapo ry'icyo gihugu, hanyuma n'imbyino zaho za gakondo n'imyambarire yaho ya gakondo muri rusange. Hanyuma ubwo rero kuri resultat ubwo kuri resultat niho naringiye kujya kugira ngo tunarebe n'ibindi bihari, ndetse ubwo tunarebe n'imikino ihari kuri uno munsi, cyane cyane ko uno munsi ni umunsi wa kabiri. Ku munsi w'ejo rero icyo nababwira nuko resultat ekipe ya Guinea yatsinze Kenya ibitego 36 kuri 27, hanyuma Angola itsinda Uganda ibitego 37 kuri 21, Misiri yatsinze Gabo ibitego 36 kuri 25. Hanyuma mu itsinda rya mbere umukino avuga ko watunguranye, Algeria yatunguwe na Nigeria itsindwa ibitego 25 kuri 23. Impamvu uvuga gutungurana, ino Algeria ni imwe mu makipe Misiri, Tunisia na Algeria azi gutwara kino gikombe cya handball, ikaba ifite bine. Yego navugaga hanyuma ikaba rero yari yanakinnye na finali igikombe cya 2024 batsindwa na Misiri ku mukino wa nyuma, bahabwaga amahirwe mu gihe Nigeria yari yabaye yakene icyo gihe. Nigeria yaje kubatsinda rero ni umukino w'itsinda rya mbere, hanyuma Maroc yaje gutsinda. Aho rero niho tuza kwiprofita igitekerezo ibyo bintu, igitekereza gutsindwa na Nigeria igitsanga y'ukiri natwe twabarasamo niko bimeze. Itsinda ryacu rirakomeye nahise mbibona kuko numva wowe ibuka kwaza agomba kuzamuka amakipe abiri. Hanyuma ubwo Maroc ikaba yatsinze Benin ibitego 52 kuri 28 yirusha cyane. Tunisia nayo itsinda Cameroon, navuga ko igice cya mbere Tunisia yari yagaragaje imbaraga, ariko igice cya kabiri basa naho bayisuzuguye, mutoza agenda akora rotation, batsinda Cameroon ibitego 41 kuri 22. Cape Verde itsinda Congo Brazza ibitego 34 kuri 28. Match navuga ko yarimo guhangana yabaye cyane itanukano rya minota 5 ya nyuma. Amarero match y'u Rwanda abantu banakurikiye ko imikino iri guca live kuri KC2 yose uko yakabaye. Match rero u Rwanda rwaje kwitwaramo neza rutsinda Zambia ibitego 39 kuri 19, difference y'ibitego bigera kuri 20. Uno munsi imikino barahera mu kanya saa 5 saa 5 Cameroon ikina na Kenya, ni umukino mu itsinda rya gatatu urabera muri BK Arena. Muri BK Arena, muri BK Arena saa 9 Cape Verde ikina na Maroc. Muri Petit Stade itsinda B saa 7 ikipe ya Gabon na Uganda. Muri BK Arena saa 9 baba bariyo barareba match ya Egypt na Angola. Muri Petit Stade ku isa saa 9 kuri yo saa Congo Brazzaville na Benin. Muri Petit Stade saa 11 Nigeria na Zambia. Muri BK Arena saa 11 Tunisia na Guinea. U Rwanda rurasoza saa moya muri BK Arena na Nigeria. Abantu rwose saa moya. Ikindi abantu bagomba kumenya nuko kwinjira muri BK Arena n'ubuntu hose hasigaye, uretse ya myanya ya CIP za ntebe zimwe zifite ibyo nakwita nk'imisego, ara no wishyura 5 gusa, ariko ahandi hose hasigaye muri BK Arena
ubwo uretse n'ahandi hejuru gusa muri box yari naho ni ama invitation andi hose kwinjira no muntu ku munsi w'ejo nabonye abafana bari benshi ubwitabire ari bwinshi uno munsi rero nibwo abanyarwanda cyane ko u Rwanda rwatanye neza rubaye ibyishimo uno munsi nibwo abasore b'u Rwanda bakeneye uwo murinde kugira ngo baze tuze kuba inyuma turebe ko no kujya twayigarika two gutsinda Nigeria automatically tubona itike yo kujya muri kimwe nabonye n'abanyamupira bariyo rwose cyane nabonye abantu ba sportif benshi batandukanye ubwo Petit Stade naho kwinjira n'ubuntu hanyuma muri VIP no bitatu ariko abantu bagabanye n'ibintu byo kunywa n'ibyo kurya bagabanye ibiciro numva umuntu wageze muri stade saa 5 ugomba kuvamo saa 3 z'ijoro ariko kira kintu cy'ibiciro byo ni bagomba ngo kugabanya ntabwo njye nyivuga ibiciro bya Stade Amahoro na Big Arena icyo bita isari cyo yagukoreraho niba mfite amafaranga yambigura niba ntafite inzara ntagira nsohoke isari yagutsindamo rwose babiri hejuru cyane kandi oya rwose wa mugani banyiri gucuruza nabo bagomba kugira imibare yabo kumva nabo ngo bajye bijyana nuko bahafashe n'icyo bishyuye ubwo bajye bareba iyo hari event nk'ingi ibihugu byaje abanyarwanda dukeneye ko baza barebe ukuntu bajya boroshyamo niba event yindi y'abanyabitaramo wenda ariko bagere mu migisha babanza babizane mu nda baze amabondo ikibazo ura murindi wari se ko bishobora kugushira gushakishwa ku rundi ruhande imbere y'izo ibintu birakomeye cyane tugutera imbere vuba vuba turebe imbere go aricengari arabijya nyambise arababwira ko ariko bite byanyu ko mwirukanka cyane ntabwo mwabonye ko cyagezemo 3-1 rero niho tugeze rumwe hariya rezo Zambia ijyamayine nkayo Rayon Sport ariye kuri aperi ibyo rero bino kimwe bikwibukije iki Murera na epi turebe abanyazambiya bizamukira hano reka kaunta y'amaguru arapico abakopine hano bafana cyane bavuga bati uru Rwanda ari urwacu